Murakoze cyane menya ko mfite iyi mana nishyira cyane nkiri umwana kwa ko bajyaga banyohereza kuragira amatungo hanyuma nkafata igiti nkasipoza yuko nyine ari mikoro ubundi nkaririmba. Turabashime mwese mwakanze subscribe kuri channel yacu ya Joe Gospel and Health YouTube channel nkuko mumenyereye cyane muri kumwe nanjye Shaddai. Joe Gospel Talent Show irakomeje. Tubahaye ikaze mwese aho muri hose mudukurikira mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri Afrika, muri Amerika, mu Buraya ndetse no muri Aziya ndetse no muri Australia. Turabizi ko mudukurikira muri benshi. Imana ikomeze umugisha kandi amahoro y'Imana akomeze abaye namwe. Muri Joe Gospel Talent Show twakiriye umukobwa mwiza cyane, umukobwa wambaye neza, muramubona ko yanashokoje neza, aseka neza. Niba cameraman amwereka guhera ku birenge yambaye kuva hasi kugeza hejuru, inkweto nziza, gakanzu k'umutuku, agakota kantu k'imbere gasa na yellow kuntu, wambaye neza. Nexi. Uyu munsi twakiriye nde muri Joe Gospel Talent Show? Murakoze cyane, mwakiriye Nyituriki Anne. Nyituriki Anne. Anne bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ibyishimo. Wow, niyo mpamvu useka neza? Just I think. Uyu munsi twakiriye Nyituriki Anne. Nkuko izina ariko rivuga ni umukobwa uhora wishimye cyane kandi nkuko mwebonye yambaye neza. Ibintu mbizi ko ari abantu ngo babadiva ajya kunda kwambara ibintu hasi ngo bidaha ngo ahantu ngo bote zigaruke. Ibyo bintu waba uri umudivantiste? Ego ndiwe ariko ntago yamyambarire rwose, ntago twambara hafi ya bote. Umuntu yambara ikimunyuze ndetse abona cyamuhesha agaciro aho yajya hose. Yego. Anne wavukiye ahagana? Navukiye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata. Akarere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata. Ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Ndifashe. Ntacyo watubwira igihe anniversaire yawe ibera, ntutubwire imyaka. Ahubwo ushobora ko hari umuntu wabikubwiye? No. Okay, juste nejo. Ejo. Joyeux anniversaire. 30/11. Abantu bafite hafi hano banzana nk'amazi tukomenaho. Okay. Twishimiye kukwakira no kwa nawe muri Joe Gospel Talent Show. Ese gukwira mu Bugesera byari bimeze bite? Byari ibintu byiza cyane, ariko ni ahantu haba izuba ryinshi cyane ku bantu batamenyereye byabagora, ariko nkatwe twahamenyereye twumva bitunyuze nta kibazo. Wavutse mu muryango w'abana bangahe? 4. Uri wa kangahe? Wa 3. Uri wa 3. Bose ni abakobwa cyangwa harimo abahungu imbere yawe bimeze bite? Imfura yacu ni umuhungu, abandi bose turi abakobwa. Abandi bose muri abakobwa. Wisanga gute cyase byakira ute kuvuka mu muryango w'abana bane mufite umuhungu? Ni ibintu byiza cyane kuko buriya iyo ufite barumuna bawe cyangwa ufite mukuru wawe ni ibintu bigushimisha. Iyo ugize ngo hari umuntu ugiye kugisha inama ureba mukuru wawe uri imbere, kandi nanone iyo ugize ngo hari uwo ugiye kugira inama we ku giti cyawe ureba murumuna wawe uri inyuma yawe. Okay. Yego. Good. Ese ni iyihe nama wagiriye murumuna wawe wibuka? Inama namugiriye cyari ikibazo gikomeye cyane ariko arabizi igihe cyose duhora tugirana inama. Arabizi ntago nakivuga ariko arabizi. Okay. Good. Anne, watubwiye ko uri umudivantiste. Wavutse umuryango wanyu muri abadivantiste cyangwa waje guhinduka nyuma? Oya, yaba umuryango wo kwa papa yaba umuryango wo kwa mama twese turi abadivantiste. Okay. Ni gute umuryango w'abadivantiste uba umeze mu bwana mukura muti? Umuryango w'abadivantiste ukuntu uba umeze gutangira isabato ujya ubyumva, nimba utari we nimba uri nawe urabizi. Gutangira isabato njya mbyumva.
gutangira izuba rirenze baramuta ariko ubundi ibintu by'izuba rirenze twavuga ko saa 11 sabati bitangiye ndetse inarangiye. Hanyuma ikintu cyo gukurira mu Badventiste ni ibintu byiza cyane kuko ni wa muryango uzasanga umwana bamwigisha kugendera mu nzira y'Imana nk'uko ari isomo rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azagenda asaza atarayivamo. Rero umuryango nk'uwo ngo usengera mu idini nk'iryo ngiryo ni ukuri ni byiza cyane. Ari papa wawe na mama wawe ninde wakundaga kukubwira cyane iryo somo? Mama, kuko ndabyibuka buri wa nyuma iyo hageraga yarabikoraga byose akabirangiza, and then akadufata akatujyana muri salo, buri wese akagenda amuhereza inshingano, wowe uratora indirimbo, wowe urasenga, noneho igihe cyo kuririmba tugafata nk'indirimbo twabaga twararepese, noneho tugafatana tugakora korari mu rugo. Mugakora korari? Ya, tukaririmba. Watubwira ko iririmba mwayirimbye muri korari yo mu rugo? Wibuka ya kera mu Bwana? Ni za kera cyane z'amakorari. Amakorari ya kera. Harimo iriya ndirimbo y'abakurikiye Yesu yitwa ngo ndayibagiye ariko ntacyo y'abakurikiye Yesu. Nuyibuka uraza kuyitubwira. Nta kibazo. Reka tujye noneho mu cyo waje gukora hano muri Joe Gospel Talent Show. Hano waje gukoramo iki? Muri Joe Gospel Talent numvise ko ari talent. Ahantu tugaragariza impano. Ahantu umuntu ashobora kugaragariza impano yiwe. Nanjye rero nisanze ngomba kujya kujoyininga iyo channel. Waje kuririmba, waje gucuranga, waje kwactinga, ku byose ndabona wabishobora. Naje kuririmba. Waba urarimba indirimbo zawe, waririmbye indirimbo zawe cyangwa n'iz'abantu? Kubera yuko urumva twakuze badutoza kuririmba, ariko nje nkunda cyane cyane indirimbo zo mu gitabo cy'Abadventiste kuko ni indirimbo zimfasha. Noneho akarusho iyo hari piano cyangwa afite pianiste amfasha, biramfasha cyane. Indirimbo zo guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana kuri wowe bisobanuye iki? Guhimbaza Imana numva ko ari igikorwa kibasha kugufasha gushyikirana n'Imana ubigaragarije mu kuririmba. Ubigaragarije mu kuririmba. Tubwire, watangiye kumenya ryari ko ufite iyo mpano? Nubwo watubwiye ko kera mwajyaga muririmba, mu kanya uraza kutubwira ya ndirimbo mwayirimbaga, wowe wabyiyumvishemo ryari utari ko nshobora no kwirimba ku giti cyanjye? Kera cyane najyaga urabona abana bato mu rugo mama mufite amatungo, najyaga njya kuragira inka cyangwa ihene, byose twe tubifite. Hama nkafata igiti nkakita mikoro, nkajya nk'ahantu nyine mbona ndeba ya matungo yanjye adashobora kujya wenda kona, ubundi ngafata cya giti nkakigira mikoro nkaririmba. Ugafata igiti ukagira mikoro ukaririmba? Yego, nkaririmba nkahanika pe. Twibutsa akantu haririmbye icyo gihe waragiye amatungo ufashe n'igiti ugahanika. Hari indirimbo nakundaga cyane yitwa ngo iyo nibutse umusaraba wa Yesu. Anne, watubwiye ko wabwiwe ko umucuti akakubwira ngo ufite impano yo kwirimba. Ahariza nkuko wabitubwiye ngo hari ukuntu ngo mwajyaga muririmba kira muri korari y'umuryango, hari n'akaririmbo uraza kuturimbira. Ubundi ujya kumenya ko ufite iyi mpano wabinyimenye ryari? Murakoze cyane. Menya ko mfite iyi mpano ni kera cyane nkiri umwana, kubera ko bajyaga banyohereza kuragira amatungo, hanyuma nkafata igiti nkasipoza yuko nyine ari mikoro, ubundi nkaririmba. Ugafata igiti ugasipoza ko ari mikoro? Gerageza none use nkaho ugifashe, nuko turirimba nk'akaririmbo mwakunda kuririmba icyo gihe waragiye amatungo. Reka ngo wenda mikoro yanjye ufate turebe igire nkayo ari icyo gihe, wenda nabari umenye ko ari nk'inka ziri hariya.
hari umuryango wari wagize ibyago, wari wapfushije akana k'agakobwa, ariko baje kubonekerwa, umwami Yesu yatashye urwo rugo. akandi kantu aririmbaga uragiye ku mwaka aririmbaga muri mu rugo ucyagiye uragiye nyine nakakunda kurimba ni kera cyane se ubu ndayibuka urakibuka nta kibazo dukomeze ndi buyibuke. okay usibye ko aririmbaga muri korali y'umuryango nta zindi korali zindi wigeze uririmbamo? Zirahari, hariyo naririmbyemo kera nkiri umwana niga P3. Ni ahantu twabaga ariko twaje kwimuka nanone turakomeza tuza kuba i Nyamata, naho njya muri korali ariko ndavuga nti numvaga nshaka kuzaba umuhanzi ku giti cyanjye, ariko ntaba umuhanzi ku giti cyanjye nanone nkafonda korali y'abana ikazamuka. Narayifonze ariko kubera kujya ku ishuri ntabwo byagenze neza. None se yaje guhagarara umaze kugenda? Urumva bamwe bagiye ku ishuri nanjye njya ku ishuri, nta kibazo nyine bigenda gutyo, ariko yari ihari. Uva mu bana mu bakuru ho nta zindi korali wigeze ugira umugisha wo kurimbamo? Irahari, n'uyu munsi wa none irahari iyo ndirimbamo. Yitwa Revive for Mission. Ni ya hehe? I Nyamata. Ni Nyamata. Yego. Hari indirimbo yabo izwi cyane. Yego. Waturimbira agakorasi gato ku buryo abantu bamenye yuko ari weho nyine uririmbamo? Ni indirimbo yitwa Urakomeye Mana. Urakomeye Mana, ukuboko kwawe gufite imbaraga ikiza, urashoboye Mwami, imbabazi zawe zituma tudashiraho, imirimo y'intoki zawe yerekana yuko wera kandi ukomeye, nta kindi twakora uretse kuguhimbaza Uwiteka uhabwe ikuzo. Urabasha muri ko yaririmbira ihe? Soprano na alto. Byose uragerageza na katino wanagashyira? Yego. Imana ishimwe cyane. Nukuri Imana yaguhaye amavuta. Mbere yuko tugera ku musozo, ni iki kintu cyakugoye muri uru rugendo rwo kuba umuhanzi ku giti cyawe no kuririmbira Imana? Ikintu kigorana ku giti cyanjye cyangwa muri korali muri rusange? Byose ntari. Muri korali ntekereza ko nta kibazo kirimo, ariko ku giti cyawe hari igihe uba utabashije nko kuba wakiyandikira indirimbo. Urumva iyo aba ari imbogamizi ikomeye. Ikindi nanone ushobora kuba wenda wiyumvamo ko ufite impano yo kuririmba ariko ukaba kubasha kuririmba ngo ijwi risohoke riryohera abantu bitakunda. Yego. Twegera ku musozo tugiye kukubaza, ninde muhanzi ufatiraho icyitegererezo? Umuhanzi ufatiraho icyitegererezo mu Rwanda? Ahari hose. Donna William, ariko ntumbwiye kuririmba indirimbo ye. Ndazikunda cyane ariko ntumbwiye kuririmba indirimbo za country gospel ndazikunda cyane. Urazikunda cyane? Ntabwo nkubwa ngo ziririmba. Okay. William mukundira iki? Indirimbo ziba zituje kandi ari indirimbo ikujyana mu mwuka. Mu muryango wawe nta wundi muntu uririmba? Barahari benshi cyane. Mama yararirimbaga, basista banjye, brother wanjye naye yararirimbaga. Kuvuga ngo ni umuryango wose? Ni umuryango muri rusange. Niyo mpamvu mwakoze nta korali y'umuryango?
karayikoze ariko ntabwo yakomeje. ari mushaka muzongere muyikore ntacyo bitwaye mu gihe ugitekereza ka karirimbo uraza kutubwira ka kandi waririmbyaga muragiye ufashe igiti niba wakibutse tugiye kutubazaho twa tubazo dusanzwe twa TikTok watubwiye ko uri umudivantiste ku isabato iyo wambaye neza wambaye uko nambaye uko wambaye ni ukuvuga ngo waje nk'ugiye mu isabato oya igihe cyose numva ko ngomba kwambara umwenda umesheje agaciro kandi n'abandi bakabona yuko koko umbereye. ni ikihe gitabo ukunda cyane mu byo abadivantiste bagira? Igitabo cyitwa ngo uwifuzwa ibihe byose. Wadusangiza amagambo amwe muri cyo ukunda cyane? Hari agaparagrafu nigeze gusoma kavuga ngo ko bigera ariko juste ni byerekezaga ku kuntu wamenya uko wakiriye mwuka wera. Good. Anne, ameza yawe yateguye neza, wateguye iki? Haba hariho ifiriti, umuceri, imyumbati igeretse ku bishyimbo, imidive na dodo. Cyane nkunda ifi buriya nayo nyine yazamo na deseri y'inanasi. Icyo kunywa ukunda ni iki? Igikoma. Ukunda igikoma? Yego, igikoma. Ukunda igikoma. Iyo umukunzi wawe ndagushimishije nake kajambo akunda kukubwira ukavuga uti arandirimbira. Arakuririmbira? Nake karimba akunda kuririmbira? Indirimbo arabizi ko nyikunda yitwa Nta nshuti nziza nka Yesu. Ubwo se ntago ajya afuhara niba nta nshuti nziza nka Yesu? Oya, ntago agomba gufuha. Okay. Usibye kuririmba n'iki kindi ukora? Mu bijyanye n'umurimo w'Imana cyangwa? Yes, mu bijyanye n'umurimo w'Imana. Okay, ndabwiriza. Urabwiriza? Yego. Urabwiriza? Tubwiriza. Mbwiriza public baturi uti. Okay, haleluya. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo wizera Yesu ntaho azakorwa n'isoni. Turareba isomo riboneka muri Yesaya igice cya 41 umurongo wa 11 avuga ngo no. Yes. Ariko juste isomo naribabwiye amagambo muzisoma. Amagambo muzasoma ntabwo turi kumwe n'umuhanzi gusa cyangwa se n'umunyamuziki gusa kuko n'umukobwa mwiza ushimana kandi ushobora no kubwiriza. Amatora dukurikira cyane mwamutumira abantu bakunda gutumira urubyiruko rushimana ubwa mbere twakwakira umuhanzi kandi ushobora no kubwiriza nk'impano ya Imana. Ishimwe kaye komeze iguhe amavuta yayo iguhe mwuka wera komeze akwagure mu bitekerezo. Ntago ari abakobwa benshi cyane bakunda gukora ibintu nk'ibyo ukora byo kubwiriza. Weho wabitangiye ryari? Kubwiriza nabitangiye niga P5 nibwo nabwirije ikibwirizwa cya Abrahamu. Kuno Abrahamu yizeye Imana bakagendana. Ni muri iyo sanse nagenderaga. Mu badive hari umudamu bakunda kwita Ellen G. White. Ni Ellen White? Okay, muramutse muhuye wahuguhuza nawe n'icyo wamubwira? Niki namubwira? Namusaba. Yes. Namusaba kunyigisha ukuntu yabanaga n'Imana. Nicyo wamusaba ukavuga uti nakimusaba kugira ngo ngendere mu nzira nk'iyo yagenderagamo. Usibye kuririmba no kubwiriza mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe akazi se? Akazi nkora dukorana n'amabanki.
mukorana n'amabanki yego kuvuga mukorana n'ibigo by'imari umuntu ushaka kwiga umushinga waza ukamugira inama wara aho uyu munsi turi kumwe ntabwo ari umuhanzi gusa cyangwa umubwiriza gusa ahubwo ushaka no kumushaka ushaka kwiga umushinga wawe waza ukamureba Anne yaguha inama nziza cyane. Twegera ku musozo, ni hantu ufite amatsiko yo kuzagera ukiri mwese? nkiri mwisi Yego. muri Israel. Muri Israel wumva ufite amatsiko yo kuzajyayo? Ugize amahirwe ugahura na Yesu Kristo nona wamusaba iki? Namusaba kumbera inshuti n'umuryango ubugingo buhoraho. Kubera inshuti n'umuryango? Kumpera inshuti n'umuryango ubugingo buhoraho. Inshuti wewe? Ego nyine ubwo nanjye mba nishyize. Inshuti n'umuryango ubugingo buhoraho? Mbona ibyo ndabikwifuza rwose muzahuireyo. Anne, ngira ngo abageni nanjye ndi kureba nawe wababonye. Ese ni iki wumva uzakora mu bukwe bwawe abandi batajya bakora? Icyo nzakora icyo kibazo ko gikomeyera ariko hari positeri njya nkunda kubona abagabo bakunda gukora abageni badakora. Nimba mfite imbaraga nyine narabyibushye nzamuterura mugeze icyo nzagikora. Mbaye nsabye invitation yanjye iri kumuterura. Turagushimiye ko witabiriye Joe Gospel Talent Show. Turagushimiye ko duha umwanya wawe. Yakoze cyane. Niki noneho wabwira abadukurikiye kugira ngo bazakomeze bagushyigikire muri urugendo twatangiye uyu munsi? Murakoze cyane kunshyigikira. Ndi nimero 8 number 8 ushobora gukanda kuri subscribe, comment, share byose biba bikenewe. Hanyuma channel ya Joe Gospel Talent. Yego. Nuramuka ukoze subscribe ugakanda kunzogera buri kimwe cyose cy'iyo channel uzajya ukibona. Turagushimiye cyane wari udukurikiye utwumva cyane. Nta kindi tugusaba usibye ko niba ushaka gushyigikira Anne nta kindi ukora nukujya kuri link nimero 8 ugakanda subscribe ugakanda ko ukazogera kugira ngo ibyo azagenda kugezaho byose uzagenda ubibona. Warangiza ugakora comment ugakunda ibyo yaririmbye ukanabisharinga mucize icyo gihe uzaba umuteye inkunga ikomeye cyane. Joe Gospel Talent Show iracyakomeje. Nakagaruka mwe muri kumwe n'amusore wanyu mukunda cyane Shaddai. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ciao. Turabakunda.